Saa sita n'iminota 45 ni z'ijoro turi mu karere ka Rubavu mu masaha nk'aya y'ijoro. Nkuko mubibona ubuzima muri aka karere burakomeje. Ni ibisanzwe mu gihe hakujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano iri guca ibintu hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo z'iki gihugu za FARDC zifatanyije n'indi mitwe irimo wa FDLR. Kuba aka karere ka Rubavu gahana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abatuye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda hari abibwira yuko wenda iyi ntambara ishobora kuba yagize ingaruka cyane ku batuye muri aka karere ka Rubavu, ndetse wenda bakaba bafite n'ubwoba bw'ibiri kubera muri Kongo. Gusa mu bice byinshi twatembereye kuva mu masaha y'umugoroba aha muri aka karere ka Rubavu biragaragara ko ubuzima bukomeje nk'ibisanzwe. Akazi abantu bari kugakora, abacuruza bari gucuruza, batwara abantu n'ibintu bari kubikora, yaba abamotari akazi kabo nk'uko namwe muri kubibona muri iki gicuku, akazi karakomeje. Ndetse niyo uganiriye n'abaturage bo muri aka karere wumva ko nta bintu byinshi byahindutse mu buzima bwabo mu bigendanye n'ibyo basanzwe bakora buri munsi. Tuganire wumve wisanzuye, atubwira amazina yawe. Amazina yanjye ni Ndagijimana Eric, nkaba nkomoka mu ntara y'Amajyepfo, nkaba naje mu mujyi wa Gisenyi uyu munsi kuri izi tariki 24, nkaba nahageze mu masaha ya saa 12. Waje uyu munsi? Naje uyu munsi. Waje Gisenyi mu gihe Goma intambara hagati ya M23 n'ingabo za FARDC iri guca ibintu, ndetse abanyekongo bafite ubwoba. Hano ujya kuhaza wari ufite yaye makuru, wabisanze gute? Amakuru nari mfite n'ibyo nasanze birahabanye. Gute rero? Ati bihabanye gute? Twega amakuru twari dufite nuko imirwano yari irimo ibera Goma. Twa dufite amakuru yuko byibura bishobora gusatira Gisenyi mu Rwanda, mu gihugu cyacu. Ariko mpageze sanga umutekano ni wose, ibikorwa biragenda, business ziragenda, abaturage nta gikuba, imirimo yabo barayikora neza, ingabo, polisi zicunze neza umutekano, abaturage mu gihugu cyacu cy'u Rwanda na amahoro. Ndetse n'abarimo bava abanyekongo barimo bavigoma bahunga iyo mirwano, nabo baraza mu gihugu cyacu baratekanye, nta kibazo bafite, yewe aho barimo bajya hagiye hatandukanye barimo baragerayo amahoro. Waje urugendo waruteguye? Urugendo ntago naruteguye kuko naje kuje Gisenyi, kandi uje Gisenyi hafi na Goma, hano ibintu biri gucika, umva gumeze gute? None unatubwira ukuntu wabisanze. Nje namaze kugera i Musanze, nahamagaye bo mu rugo ngiye Gisenyi bintunguye, ariko bitewe n'amakuru numvise nta wamenye, reka tubitegeje. Shobora kugenda nkumva ngo ibintu byahindutse, turakomeza tuvugane. Ariko aya masanda bahamiriza ko mu rugo nibatekane cyangwa n'igihugu cyose gitekane. Ntago mu rugo bari kuguhamagara ati mwana wacu uracyari amahoro? Mu kanya barimo bampamagara, ndi gutembera. Igisenyi ni Rwanda, ni amahoro, biratunguranye bitewe n'amakuru twari dufite. Hari ibice hano muri Rubavu umuntu ari kujyamo akumva za bombe, hariyo wigeze wumva amabisasu? Oya, nje mu minota mpamaze nta gisasu nari numva, nta kibobe nari numva. Ubu rero abantu batari Gisenyi, kuko nk'abo bantu bari mu bice turutsemo hajya bamubwiye ngo ni Muhanga. Yego, i Muhanga umuntu uri Huye ashobora kumva ati umwana wanjye uri Gisenyi, noneho byamukomeranye. Nkawe tuhuye muri aya masaha y'ijoro wamubwira iki ukurikije nawe uko hasanze? Kandi ndabona nta n'ibitoto ufite, uracyafite n'inyota yo gutembera cyane. Umuntu icyo namubwira, yaba ari utuye mu majyepfo, iburasirazuba se iburengerazuba, ufite umwana we cyangwa umuryango i Gisenyi, natekane kuko igihugu cyacu kirarinzwe neza, umutekano ni wose, kuko abantu bose ari abanyarwanda ari abanyamahanga, mu gihugu cy'u Rwanda umutekano ni amahoro. Ariko se nkawe wizeye iki? Sinzi uri kuvuga iby'umutekano, ingabo wazibonye hano, abapolisi, sinzi umutekano hano muwizeye bingana iki? Impamvu njye ubona afite akanyamuneza nanabyizeye, ubundi mu gihe cya kera abakurambere bavuze ko u Rwanda rutera ntiruterwe. Nicyo kintu ndimo ngenderaho. Akenshi bashatse kuturogoya ku mutekano wacu birabananira. Sinumva rero byabananiye mbere, ubu ngubu ari ubwo babigeraho. Nizeye ntashidikanya ko igihugu cyacu kizakomeza kugira umutekano 100%, dukurikije n'ibyo abaturanyi bo bameze
kandi nabo umuturanyi wagira ikibazo iwacu ni amahoro twamwakira neza cyane. Aho twagiye tunyura twebwe muri ibi bice by'ijoro twabonye Inkeragutabara, tubona abapolisi, tubona abasirikare. Nawe wabonye? Nababonye benshi yari Inkeragutabara, abapolisi se, abasirikare se, barimo banisanzurana n'abaturage ku buryo ubona bitangaje. Mbere ho wabonaga umuturage abona inzego z'umutekano akirukanka, ariko ubu ngubu inzego z'umutekano baregerana, baraganiriye, barabahumuriza. Ibyo barimo bumva hirya baravuga ngo byibereye iwabo, iwacu ni amahoro. Ni gute twatekereza iby'ahandi kandi iwacu dutekanye? Arubwo ari ubwa mbere wagera hano Gisenyi, wenda niba ari ubwa mbere tubwire igihe wahageze mu buzima busanzwe, nta makuru y'intambara ari hakurya, n'ubu birahuye? Bo birahuye cyane, kuko iyi ni inshuro ya kabiri mpageze. Ya mbere umutekano twari tukigenderanira ni Kongo, n'ubu ngubu tutakigenderanira, ndabona nta cyahindutse. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Komeza utembere neza. Sawa. Murakoze. Abaturage baba muri aka karere ka Rubavu, cyane cyane abahakorera n'abahamaze igihe, bakubwira ko amabombe bari kuyumva cyangwa se biri kubera muri Kongo hano biri kubageraho. Ayo mabombe bari kuyumva cyane cyane ko iyi mirenge myinshi yo muri aka karere ka Rubavu ikora ku kibaya hano imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo byoroshye kumva no kwibonera ibiri kubera muri Kongo. Ariko byagera ku ngingo yo kugira ubwoba cyangwa se gutinya ibiri kubera muri Kongo, abaturage bo muri aka karere ka Rubavu baratandukanye cyane no mu bindi bice, cyane cyane ko bo bakubwira ko ibiri kubera muri Kongo nyine nibyo muri Kongo, nta nubwo babitinya, nta nubwo bafite bw'uko bishobora kubagiraho ingaruka cyangwa se bishobora kubageraho. Ariko iyo uganiriye nabo wumva ko ikibazo kitari uko badafite ubwoba gusa, ahubwo bafite icyo bizeye. Bavuga ko bizeye umutekano w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ko naho twagiye tunyura muri iki gice cy'ijoro, yaba mu masaha ya nijoro yaba ku manywa, ubona umutekano hano mu karere ka Rubavu ntabwo navuga ko wakajijwe, n'ubundi urabona ko nusanzwe no mu bihe bisanzwe. Umutekano hano uhora uri ku rwego umuntu yavuga ko uri ku rwego rwo hejuru. Mbese mu ishusho rusange, nubwo muri Kongo rukomeje kwambikana hagati ya M23 n'ingabo z'iki gihugu za FARDC, hano i Rubavu muri aka karere ka Rubavu urabona ko ubuzima bwo ni ubusanzwe. Ndetse n'abaturage barakubwira ko nabo iby'iyo ntambara bari kubyumva, bamwe bari kubyumva ku makuru nk'abandi, abandi wenda baturiye imipaka bakagerageza kumva urwo rusaku rw'amasasu hafi yabo, ariko ukabona nyine nta mpungenge bibateye. Twizeye umutekano se muzehe wacu ntaba ari tayari, ari tayari kabisa. Ubundi we yanga umuntu umwendereza, nibyo namubwiye hagati yewe ntabwo nzaza kukuyenza, ahubwo we uzaza nsanga we tuzahangana. Muzehe twe tuba tumwizeye, niyo mpamvu uvuga ngo hano ubuzima ni ubusanzwe. Rero ni ibisanzwe. Ntari hari abantu bari wenda bari i Kigali, bari mu tundi duce, bakumva ngo Goma na Gisenyi biregeranye, M23 igiye gufata Goma, bakumva ko namwe hano Gisenyi wenda mushobora kuba mufite ubwoba cyangwa se byahageze. Wenda umuntu utari hano wamubwira ko hano mumeze neza? Bango umuntu utari hano wenyine bari kure bumva ko hano ibintu ari bya danje birenze, ariko nta bikaze. Gusa nyine nk'abantu baba bature cyangwa se abandi bantu batature bari kure yaho, bo bumva nyine ko abantu begereye Gisenyi bose hafi ya bose bafite ibibazo, ariko nta bibazo bihari, ni ibisanzwe nyine. Muzehe nawe ari tayari, abahungu be bari tayari kabisa, bari korera bawukatamo. Vango twe nta kibazo kabisa. Hano ku mutekano nta cyahindutse, kuri gucungwa n'ubusanzwe niko bimeze. Abahungu bapanuye ahantu hose. Vango rero hano muri kuryama mugasinzira neza, nta kibazo rwose, ntabwo pe winara fayed kabisa. Akazi muri kugakora nk'ibisanzwe? Ewana kabisa kama kawaida. Uri kubibona se wowe? Ndi kubibona rwose. Ahubwo n'umuntu yari nk'ikigara akakubwira ati aho bimeze gute ko twumva ibintu byakomeye. Namwe ukorera hano cyangwa ni naho uvuka? Je nkorera hano, ariko mvuka i Muhanga. Muhanga ntibari kunyuzamo akaguhamagara? Barampamagara bambaza nkabaga ati ntari kabisa. Tugende tubwira rero abantu nguki cyane cyane bari kumva ko hano i Rubavu nabyo bishobora kuza kubagiraho ingaruka cyangwa se byacitse. Babwire ko bitacitse, gusa nyine tuba turi tayari, ntago wapfa kwicara ngo usinzire nk'ubisanzwe, ariko nta bikaze. Turasinzira ntari, babwire ko mbese ibintu nta kibazo. Murakoze cyane. Murabibona abatembera baratembera, bajya mu tubari bajyamo,
muri iki gice turimo ni ahantu bakunze kwita kuri Rabamba, n'ubundi ni ahantu usanga urujya n'uruza rw'abantu benshi. N'ubu barahari, turi kuwa gatanu n'igihe cya weekend, barahari bari gusohoka. Urabona ko nta byinshi bafite byo gutekereza mu mutwe wenda ibyo biri kubera muri Congo. Gusa nahoze nganira n'abari kujya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bakavuga ko muri iki gihugu umubare w'abanyarwanda bambukayo usa nk'uwagabanutse cyane, kubera ko benshi wenda bafite umutekano hano mu Rwanda, ariko ntabwo bizeye umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, cyane cyane ko no muri aka karere ka Rubavu abakongomani benshi batangiye guhungira muri iki gihugu cy'u Rwanda, barahunga umutekano muke no kwikanga ko isaha n'isaha mu gihe M23 yabifashe umujyi wa Goma, umutekano noneho ushobora kuba muke cyane. None ko turi kumva ngo muri Congo hano hirya mwegeranye hari intambara, hari abantu wenda bari mu bice bitandukanye bari gutekereza ko naho Igisenyi wenda bishobora kuba byabagizeho ingaruka, wenda akaba ari ubwoba. Mwe hano mubayeho gute? Twebwe ni ukuvuga ngo n'ubundi intambara zirahari, biri no kumvikana, ariko twebwe hano Igisenyi nta kibazo. Abahungu bacu baba bari mu kazi, baba bari kuturindira umutekano. Ese hano amasasu muri kuyumva? Cyane cyane ku bwinshi. Ubwo muri kwumvira mu bihe bice? Ni ukuvuga ngo mu nce ziriya na ziriya nce zo mu Bisizi niho mbese biri guturuka. Za Busasamani yo hejuru. None hano mwe mukumva ntabwo mufite ko byabageraho? Twebwe nta kibazo dufite, ariko yego twese ntabwo tuba duteye kimwe, hari ababufite. Ntamwe mutafite mwizeye iki? Tuba twizeye umutekano. None nta mpinduka hano zigaragara wenda mubona zabaye? Sinzi wenda niba mubona abasirikari biyongeye mu muhanda cyangwa se abapolisi, hano ubuzima n'ubusanzwe? Impinduka zo zabaye ni biri kugaragara. Nk'ubu ngubu ni muri weekend, nawe uri kubona umujyi nta muntu urimo, abasirikari bo nabo bari gusirikira ari benshi, ariko nta kibazo twe dufite. Hano muri kuryama mugasinzira, ubuzima n'ubusanzwe? Ni ubusanzwe, nta kibazo. Utuye hano cyangwa niho ukorera? Njye nkorera hano i Rubavu, ariko nta niho mba, ariko siyo kavukire yanjye. Birasa nk'aho ubuzima rero bwa kuba intambara iri muri Congo bisa nk'aho hano iri Rubavu ho bikomeza kuba ari ibisanzwe? Twebwe hano ni ibisanzwe, uretse Muvuma yagabanutsemo, ariko n'ubundi nta kibazo. Ibyo muri kumva se amakuru nk'umuntu ukorera hano n'ahatuye, muri kumva muri Congo ngo bimeze gute? Muri Congo ni ukuvuga ngo ibintu birakomeye. Abari kuvayo bari kubabwira ko bimeze gute? Bimeze nabi, ibintu by'amasasu byo ni danger. Hanyuma nk'umuntu wenda uri i Kigali, uri za Rusizi, uri za Muhanga, uri kumva amakuru, uri za BBC, akumva ku makuru yo mu Rwanda bavuga ko muri Congo byakomeye, akavuga ati nyamara afite umuvandimwe i Rubavu, wamubwira iki nk'umuntu uri muri aka karere muri iri joro turi kumwemo? Ikintu gihari, ntagire ubwoba. N'ubundi niba afite gahunda yo kuza gusura umuvandimwe cyangwa se akaba afite gahunda yo gusohoka, ntihagire ibimutangira, ntihagire ikibazo kabisa, aze yisanzuye. Ubuzima n'ubusanzwe hano? Ubuzima n'ubusanzwe, nta kibazo. Murakoze cyane. Sawa. Nawe uri gucuruza amasaha y'igicuku, twatubwiye ngo turebe muri aka karere ka Rubavu ese ubuzima bumeze gute? Ese abaturage bari gukora nk'ibisanzwe? Namwe murabibona, abatembera baratembera, bajya mu tubari barajyamo. Muri iki gice turimo ni ahantu bakunze kwita kuri Rabamba, n'ubundi ni ahantu usanga urujya n'uruza rw'abantu benshi. N'ubu barahari, turi kuwa gatanu n'igihe cya weekend, barahari bari gusohoka. Urabona ko nta byinshi bafite byo gutekereza mu mutwe wenda ibyo biri kubera muri Congo. Gusa nahoze nganira n'abari kujya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bakavuga ko muri iki gihugu umubare w'abanyarwanda bambukayo usa nk'uwagabanutse cyane, kubera ko benshi wenda bafite umutekano hano mu Rwanda, ariko ntabwo bizeye umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Rero mu ncamake nuko bimeze mu karere ka Rubavu, ubuzima burakomeje, abakora bari gukora, abari yaba ku manywa yaba na nijoro, urabona ko nta kintu bikanga, mu gihe nyamara hakurya gatoya amabombe ari kuvuga. Nuko bihagaze, turakomeza tubakurikiranire iby'aya makuru.